mana we mbega nyenda subira rangira numva ndushye ariko mana nyine n'umukozi ariko se yaza gute kandi mfite gahunda nyinshi ariko mana yanjye wampaye ubwiza wampaye akazi ariko nubwo ndwaye sida nta kibazo narayivukanye ntago ari njye wayita ariko nanjye nsanduza bose nitaye kuri umwana uri umusaza uzaza wese nzamuha ubu se Vara sinamurangije yaba yarancitse Varana namurangije kandi nta rukundo nayimufitiye ntaki byararangiye kongera guhura nawe kwa heri yibeshya nzana imitwe miremire mupafura se yabaza mbwira icyura ari n'umurezi amafaranga afite se nahamaniyo nawe tujya duhurira ku miti nta kibazo tujya dusangira ikinini yumva ko kiryoha umva ihangane nanjye ntago naye niyanze pe buri wese nta na kimwe wikeka nta n'impuhwe uzihangane nyine ninkubona nzaguha pole ariko ntiwanamenya ko ari nanjye ndabibwirwa n'iki se nawe kujya hose sinzoga kwishirara kwishira vuba ryaratobotse cyangwa najya ndabona yashize kabisa ese mani sheya natumye inzoga yanjye ko atayinzanye yabura ari mu bikira tari ni yashize yo Doris ko atindanye iyo nzoga mani nahageze nasanze hariya wowe urabona ino nzoga mani igihe wayitindanye kandi yari indi wasize igiye gushira mani nyihanganire nasanze hariya nagiye kuyigura reka ngaki afata kano kantu mani usoma nawe ukamata uyu musa ko ntashye mani ntukajye wigira gutyo mwa ibintu by'amayoga mani fateho mani fateho naribe sibyo ningi nose urabona inzoga uvuye kuyigura urasiga tutayimazemo none se urumva bibaho mani ibintu by'amayoga buriya ni byiza wagenda gutyo kandi ntukajye wigira gutyo mwana ugumye icyo mwana ahubwo nari ndi kwihuta sibyo nuko najyaga ngo ntagusuzuma ntari bikamaremo mwana ntari bitunda naguherekeza wigira ikibazo nase ibintu byanyu biba biryoshye mwana soma aho wiyumvira nose nkubeshye mwana reka mfate imaze kuzana n'ishobora kuba iryoshye ubwo mwana kwaba ufite ubwenge soma wumve mwana Sureba kugiye wagira ubwenge mwa Nose ukanura kumva utemwa Waba umugabo rero ubu ngubu gutyo ugiye waba umugabo ahubwo wowe nimugoroba buri nimugoroba ugize ngiye dufata uko kantu buriya rero umubwire ugiye waba umugabo ugiye waba umugabo reka ubu nanjye ndajya ngenda mbiniga nawe reka nkubwire ngewe ibyo nkubwira ngiye umva papa wawe buriya ntabwo yakongera kuzamura ijambo mu rugo hari buriya urugo ugiye kwita urufata urugira urwawe isiko buriya wanamurenze urugo yibeshya akazamura ibintu by'amagambo byo rubizi hamwe n'abagenda ariko sibyo ngiye kubikora rimwe urabizi mu rugo turakijijwe sibyo mana ufate wumve n'ukuntu kamera ari sukumva se mani ko birimo biza mani ibintu byanyu nuko biba bimeze urumva umeze ute niko urumva umeze ute chama kamare mu mani wikwigira gutya reka ukamura ubona atari sawa se ndabona birimo biraza ahubwo fata n'inzoga sibyo uragenda tuyimanzemo sibyo ujye uza buri nimugoroba ako kantu tugafate none se Nando urumva umeze ute ahubwo mugabo ko ndi kumva so kumva se ko wagiye waba umugabo sha
nangiye gushyukwa papa. Mani humura si wowe wenyine nkanjye umukecuru namurongora. Yego. Reka ntose nkubeshye. Ahubwo umva nkubwire. Yego na. Hari umwana mani nshaka kwirasira kurya. Nyine ndashaka kumurya. Umwana? Ni ahantu wabuze amageto ngo nize ngiye ku mwana ngewe ubu ngubu mu kanya arimo arampamagara. Hari umujama Nando. Nzi uwitwa Avara. Sibyo? Yari inshuti yanjye ya kera. Ngiye kugukaraga itatu ye noneho umuhamagare agukaraga iyo gerenyo mani wenyese uriya mwana sibyo? Gira vuba itindaho. Gira vuba. Ngaho nshyira. Rap nyinshi nanditse swenge nyinshi nazanye nizo zatumye rubanda runyita igihomora gendo yanjye tampura sweet nabahabije ku mujinyo meze nabishusho nk'iya tayiga ibi nibyo byatumye rubanda runkirera ishyari ngo sinababera umukwe kandi narapofotswe amabara twakoze n'amateka twanditse jike niki ngo mfate ikaramu cishe mu murongo ntange mirufenga ku rukundo n'umwanya nataye ntangariza maniga kubona baye no love dore ndibaza urukundo ni biki what I mean what the fuck ni stress zuzuye ku mwanya narutaye ko kuri ubu ngubu ndicuza kuva 2008 niruka ku mabebe none se nungutse iki ko birangira ndira dore bigambo bintera ubwoba rimwe n'imwe akagita bitch mbega urukundo yo habubatse amago bararara barira nta makono mu ngo zabo yewe n'amayobera barashika gatanya bamaranye umwaka umwe ndibaza what the fuck niki twiruka nkako no kazavamo wallahi ndagaskiyo Gustave kazaba ari sawa bo hanyuma karufurika zakava gutera ndimo nandika ariko imirongo yavuze wallahi what the fuck is this kabisa wanyire ku mukobwa wa yimbise umva twabyarana miso siko ntabwo cyugora kwiyumvisha kanone sitamana konangire nabariye naho ndetse ndagaje so gusa ubugahunda ni nanjye ngomba kwihorera nanduye sida ntabwo nzi uburyo bijemo ngiye kwihorera gusa ngiye gukora urutonde rw'abasita aho basomba kuzajya nti nta bintu by'imikino ndimo kabisa kandi umuntu wa mbere na mbere nzaheraho ni Kashadi uropetisho mundemuruka kumuryaho ukubita akantu nkoresha n'agakondo umusha iyo byenga namuriraho ngaho kugiye gukora urutonde rw'abasista bose umusista pafu umukecuru pafu umwana pafu ewana kuvuga ngo bazamfunga ngo ni impinja ngo niboroze imyaka ibyo birabare nanjye ngomba kwihorera sida bamaye nanjye nkayiba uwa mbere ni Shadi uwa kabiri Solange nta mikino gatatu Florence umva gatanu Kirere hanyuma nzagera mu banyeshuri ikandandike hejo aho gatetana nirane gashora kuzankoma ndakasa barindira kapitro wa agronome man ka Devinette ukuvuga nzabarya nta mikino kabisa nkuko bahuhira bo ngomba shiramo imiyaga icyambere basko ndi pampe basko ndi umustari mpamagara mu peteza mu rugo mugwiramo itamurya nta bintu byinshi shana nza kwita ko gasida banze bakunda gusa nigiye wiyanze akare kawa aya gatanu kandira akererisha gafitira amabuno kameze neza mu gatandatu zabari mu banyeshuri reka bari kandira kahejo ndakunza gashaka nzakabona akisira niga bagenda nakishora kuzamenara aya sai kandi ndebe kuzagenda neza umuhondo niyo kwihorera nta kindi ngene garuke ku muzigo wanje mande nzabiza Salam Angelo. Salam. Nice. Cyara nugiye nyine hano haruguru gato yarakangiye kureba kabisa. Shira amakuru se. Sha amakuru ni meza cyane pe. Sha nanjye ni beza ariko nikumbure school. Kwiki? Kumbuye school byatari. Kwiki? Ubwo se kwishura ukumbuye yiki? Nkumbiye mwirimo ari maratwigisha kuri production we ntago bikumbuye.
ko wikanze kiriya gitopike ndacyanga si igihe wabonye kirangiye ariko noneho urumva uransekeje nabyo ukumbuye kandi mwana reka nkubwize ukuri ibintu urimo muri iyi minsi urumva nk'ibintu uba uje umbwira koko tutanaherukanye ukaza umbwira ibyo bintu mbese n'ibiki nakubwira bindi none se nagukumbuye ku ishuri nyine ngo ugende wige nubwo nakumbura ku ishuri ngiye nakumbura ibintu nk'ibyo ngibyo wajya cy'ibishitani gusa urumva nk'ibintu mbese wari kumenya prudence icyo ari cyo agakingirizo agashitani mu izina rya mbese uri bumenye uburyo gakoreshwa uko bakoresha agakingirizo ubwo ngubwo nibyo byagufashije ibyo byaramfashije cyane uburyo man reproduction ni nziza rwose wembwira ibyo bigambo ntiwongere kubimbwira mbabarira wikongera kumbwira ibyo bigambo ntabwo ushaka kongera kubyumva ntabwo mbishaka rwose mbona Ange ubundi Ange umuvugisha ibiki bindi none se gutereta no kuba uzi ibyo ngibyo ngo byudukingirizo nabyo ugomba kuba ubizi none se nibiba ngombwa ko mugira mu gikorwa ntabwo uzakoresha agakingirizo ndakwiyamye nese ubundi mutereta ntabwo muzafumbira iki umva naribi nyine wowe komeza urindagire mu by'agakiza njye abantu basenga ngiye mumaze kungira ahangaha rwose nta soni umva ugomba kuva mu byo urimo ugakurikirana n'ubuzima bwo hanze mwana ndakwinginze mve imbere sibyo dore mbonye sheri wanjye atumva uri kumbwira ibigambo nk'ibyo ngibyo umva ngiro naribi komeza ugume mu ibyo bintu byawe by'Imana nzari icyo bizakugezaho siko bimeze se sawa Sheri biteze sha ni byiza gahoro pe kubera iki se none hariya gahoro sha nari meze neza uyu munsi nari meze neza pe ariko ejo ambwiye amagambo ahita nkura muri mudu ni mama y'Imana hejo muhuriye he usanze avuye hano nona ndumiwe ko nawe mbonye se bigenze gute ubundi n'ibicyakubwiye urabona aje ambwira bya bindi ngo twigaga ngo mu ishuri ngo dukingirizo abwira nukuri hejo yarapaganye ibyo asabigaruye ubwo hejo tuzamushoboza iki tuzamugaruza iki hejo nawe agomba kuba umwana nk'abandi tukamugarura mu nzira nzima akagaruka mu murongo kare njyewe inama nakugira nta yindi tugomba kumwirinda Yesu mwami nawe sheri ugatekereza gutyo aho utakagiye ngo wegere umuntu umugira inama ngo umwirinde ariko ujye umenya ko hejo ari umwana nk'abandi agomba kugaruka akanyura mu nzira nzima ariko sheri nuko ari wowe bisabye naho ubundi igihe nari guhita mureka ariko sibyo tuzamugira inama ariko umva ntabwo byoroshye urakoze ntacyo pe tugomba kumwegera tukamugira inama nawe akamenya ko ibyo arimo atari byo ariko nawe ujye umusengera pe ujye umusengera yarapaganye burundu ujye umusengera sha ahubwo mwana reka ngende reka njyewe narindi kujya ariko ukomeze usengera icyo cyifuzo n'impamo y'Imana ntari sheri hejo turamusengera kandi ndabizi azagaruka mu murongo muzima sha reka ngende ngaho ugira ibihe byiza uwiteka kurinde bye nawe kurinde Salama. Meze neza? Meze neza. Warabuze byadanje. Warambuze se wamburiye kandi? Kuri telefone narakubuze urumva ndanje. Sha telefone yanjye se mba ndi busy telefone yanjye ni ya business ntago wapfa kumbona ntago nyikunda kuvugira kuri telefone kameme. Kose kuri tama n'umunsi rumwe basi nibara ngo nanye tabikwere. Umunsi n'umwe? Ya. Asa nyine waranshatse bya cyane. Byatari simubeshye tu. Ndagakumbwira iki? So nyine urabona wa munsi ni natwa turi kumwe cyagiye tu. Gihe waransuye mu rugo nyine ukaza kandyohereza. Byagenze fresh. Gusa naje kwitekerezaho nyuma navuga reka zongera umubwire wongera umuntu umunsi umwe. Nyine ture kuntu nyine wazongera kumutaka n'agaturu kamwe nibura tu. Nongera nkubwira umuntu umunsi umwe nongera mfata kandi kantu. Haribise. Ubwo ibyo nibyo bitumye umpagarika mu muhanda ngo wa munsi ngo twarahuye ngo warandyohereje ubwo sibyo nibyo kumbwira. Umva. Vala nundi munsi. Hari cyagiye kera nkiciriritse nka ubundi wambonye cyangwa uri muranyitiranye reba uhere hasi ugeze hejuru mbabarere rwose niba nibyo byibagirwe ntuzongere no kuntekereza n'umunsi n'umwe unyibagirwe unse mu bwonko bwawe rundi munsi we ahantu hafite ubwenge Imana sabesha nisi nyine ahantu hafite ubwenge uri kubona hano ni fresh kabisa
umva ngira ngo nawe uri buzi kuhabona nawe urabizi ko ntashobora kwinjira ahantu habi siko bimeze nanjye urabizi ntabwo nakuzana ahantu habari tugende basi ziri ko nyine afite ubwenge nawe mva nizere ariko nyine nawe urabizi urabona ko hano hantu ari sawa ahantu heza njye nahakunze mpamvu byatari rero nawe ugomba kubinkorera neza ndabibonye rwose ndabona ugomba kubinkorera hameze none neza urabona ko mba nagushakiye ahantu heza gusundi reka mubaze ufite agakingirizo zishira agakingirizo ni ngombwa atari ngombwa se njye ntabwo nari nzi ko nawe ugakunda niyo mpamvu nzi ntabwo nshobora gukorana segisi nawe nta gakingirizo dukoresheje ntabwo nyizeye se icya mbere cyo nyine y'ubwirinzi sinzarwaye sida cyangwa ngo ntwaye ntabwo nyizeye mwizera kukwizera bimaze iki ntumbona kugira ngo urambona nusa umuntu urwaye sida aba ameze gutya naguruke nitaye si we kwigira gutya reka mfite si gushaka byo agakingirizo cyangwa agakingirizo nta kintu nshobora kuvugana nawe mbwire nyine iki se umbwira ntari si byo oya none ntiwongeye no kunkoraho mvuga agakingirizo nabwirwa n'iki se kutari ku miti ushobora kuba uyirwaye ukaba umeze na neza n'isi imiti ntabwo ikora akazi umuntu urwaye sida n'umuzi umuntu urwaye sida aba ananutse ntabyo nkeneye kumva nimba nta gakingirizo ufite haguruka turiyaranje ariko si byo oya ntabyo kwinjiza nitayire se oya ngaho reka njye gukareka mvajya kukazana nabwo nutinda urasanga agiye nigendeye ntabwo ari kunkora njyewe oya banzuma kabizo winkoraho oya winkoraho banza ujye kukazana ibindi turabivugana wageze nta soni abahungu ubu ariko barasiga kibwiye ko nakora na segisi nako nta gakingirizo abahungu ubu izina ry'Imana baransitsa nk'uyu nguyu koko kweri aratinyuka ngo dukore segisi dukorera aho ngaho nta gakingirizo bamwizere iki se umuginga nta n'isoni ese nshobora gukora segisi nta gakingirizo yovara bimeze bite mwana musoje pima nta gakondo mufite ngo nize mwa sazana nyatamani naye twarancenye wallahi pe so rero yiranje uje kwimuja muri ahije bita Claude aba muri gato umugara ku dukondomo kandi uzanye kwinjira hano baneza mani karabye mwana umuniga rero umva yazanye igipete na gipufutse bya danje ndagiprofisi kagira mani nka nimero ataranaza sister yo neza shaniye kabisa isura mu jamase ari gukorera uriya shandi kubona nta gahunda ye rwose sinzi ibyiwe kabisa umuntu akujyana ahantu mani nta puridansi ngo mukorere aho ngaho si wowe umwizeye impano ubundi buriya akazi karagashoboye kweri sha nabonye rwose nta gahunda aragira kabisa ubona nyine agiye ugashaka shamani ndikubona atari natari mu mutwe ndabona rina sawa shani neza se igipeti kiri kumvura sawa pe ntabwo ari brag wallahi none se bose bambusika nimero kawe nabo uramuca nyine haza kuba mutashye basogoroka nkubwira nta ntabwo kunzi singubeshya pe ufite gahunda se ya danje ufite ubwenge ndi umunyabirombe nugira ikibazo ubundi se ukora iki shema sura biyobeye koko muraperi ku isi bazi ufite amafaranga none mana yanjye niba ufite amafaranga naribizana nk'aka nimero pe nimero usabwa gukora ku bwacu zo kuvuga namara kugera sibyo mwari ndaza kugaruka tuvugane nta kibazo uze kumubeshya nyine cyangwa we namara kurenga uyanje ugaruka ngwira no hano turavugana byuka nugira ikibazo kabisa siyese ntakibazo umva nyine kacu kugera nataduzanga turi kumwe sawa sawa uyu mutipe nawe aransikije rwose ariko uko bisa kose ashobora kuba arenze kurusha uriya wa mbere asikikara ko nta nubwo cyo kuzungu afite ikiroso ni umuraperi manda we umva ndayumuhaye rwose nta kibazo pe nta n'ingaruka bisa byari neza gusa byari neza nk'uko bwa mbere wabanje kuba wafeke byatazi kureba nawe ko uzi nta byawe ubwenge ntaribi nyine gira ikibazo sibyo cyangwa ukwara kugira ngo ukuze ubwenge ntaribi gusa wowe nyine gusa uzisubiraho mani nawe nta nugaruka bizagenda washungwiriyemo se shabitse ngaruka nyine umva umusore byatari kabisa aha urabona rafite ubwenge se yabana karibu kabisa tu mwana we nisa kwi numvaga ari neza nyine rwose wakoresha inkoni karibu kabisa sindi niga se byadanje nanjye bije byatari uzi ko niba igikote ryanjye cyane yaba urabona byaciye muri zo ndyoheje byatari shansawa ntaribi merisi gushima sibyo shameksa nawe wandyoheje byatari seka kintu kiri muri dushe nabonye ufite ubwenge utandukanye na kiriya kindi simbizi se sawa tujye muri dushe nitayo
sawa twihuta wowe